Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbanje ku izina rya Allah, Imana umuremyi w'ibiremwa byose. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ishimwe n'ikuzo cyangwa se ibisingizo byuzuye byose n'iby'Imana Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amahoro n'imigisha nibisakare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi, ari we mukunzi w'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Amahoro abe kube abasangirangendo be n'abazakomeza kugera ikirenge muke bakora ibyiza babuza ibibi. Dusaba Imana Nyagasani ko yaduha kuzaba muri abo ngabo inshallah, Allahumma amin. Nshuti bavandimwe, inyigisho y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe cyangwa se iravuga ngo menya ububi bw'inzoga. Menya ububi bw'inzoga mu mubiri ndetse no mu idini cyangwa se mu myemerere. Menya ububi bw'inzoga yaba mu mibiri yacu, mu mitungo yacu, ndetse n'ububi bw'inzoga mu myemerere Imana yahaye abantu cyangwa se mu idini Imana yahaye abantu. Nshuti bavandimwe, iyo tugiye kubana mu iki kiganiro ndizera ko kirarangira uragera ku musozo umenye ububi bw'inzoga yaba ku mubiri yacu, kuko turaza kubireba ku mibiri yacu, mu buzima bwacu, ku mutungo wacu, ndetse n'ububi bw'inzoga mu idini cyangwa se mu myemerere, uko inzoga ihungabanya imyemerere igashyira abantu kure ya Nyagasani umuremyi wabo. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Iyi ni Abubadawa, urubuga tumenyereyeho ibiganiro bishingiye ku iyobokamana, twirefera cyangwa se twifashisha ibitabo bibiri, Quran ndetse na Bibiliya. Wowe rero wumvise ikiganiro bwa mbere, kora subscribe, share na like, kandi ntugende udasize ubutumwa comment, yaba uko wumvise iki kiganiro cyangwa se icyo wifuza ko twaganiraho mu biganiro by'ubutaha. Ntugende rero udasize ubutumwa. Nawe rero wamaze gukora subscribe, reka ngushimire mbikuye ku mutima, kandi kora share kugira ngo ibiganiro nk'ibi bikomeze kugera kuri benshi, abantu basobanukirwe, ejo batazahura n'akaga n'ibihano bya Nyagasani kubera ko batamenye. Nshuti bavandimwe dusangiye igihugu, uyu munsi turi hano kugira ngo tuganire ku cyago gikomeye kandi cyugarije isi, by'umwihariko igihugu cyacu. Icyo cyago nta kindi ni inzoga. Inzoga rero ni kimwe mu bintu byangiza ubuzima, imyifatire n'ukwemera kwa muntu. Inzoga ni kimwe mu bintu byangiza ubuzima ndetse n'imyitwarire n'imyifatire, ndetse nk'aho bidahagije bikangiza ukwemera kwa muntu, bikamukura mu kwemera Imana. Inzoga rero ni kimwe mu bintu byazanye cyangwa se biteje akaga ku bantu bose. Inzoga ni kimwe mu bintu byazanye akaga ku bantu bose ku isi yose, uhereye mu miryango iri gusenyuka, abantu bapfira mu mpanuka za buri munsi, ubusinzi bukomeye bumaze gutwara benshi ubwenge. Nyuma y'uko zasenya imiryango, nyuma y'uko abantu bari gupfa umunsi ku wundi mu mpanuka, ubusinzi bukomeje gutwara benshi ubwenge. Abantu benshi basigaye bagenda ubwenge bwaragiye kera, ukabona umuntu aragenda abana yararangiye kera, kugeza no kwiyobokamana. Abantu bibagiye Imana kubera kunywa inzoga, kubera ubusinzi. Inshuti bavandimwe,
ariko hari ikibazo gikomeye abantu bibaza, aricyo tugiye gusubiza dushimira umuvandimwe wabaje iki kibazo. Yaravuze ngo muzaduhe ikiganiro ku nzoga, mutwereke ese ibyiza byayo, ibibi byayo ni ibihe, ese Korani bivugaho iki, Bibiliya bivugaho iki. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyo Ubuyisilamu buvuga ku nzoga, hanyuma ejo tuzarebera hamwe icyo Bibiliya noneho nayo igira ite ivuga ku nzoga. Ngo ariko hari ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza, kuki Isilamu yabujije kunywa inzoga? Iyi ariyo topic y'uyu munsi. Kuki Isilamu yabujije abayoboke bayo ikanaziririza burundu kunywa inzoga? Muvandimwe ati ese hari impamvu y'ubumenyi, y'imyitwarire cyangwa y'iyobokamana cyangwa se iy'iyobokamana iri inyuma y'iyo ngingo? Tudatinze rero reka dutangire isomo ryacu, dusobanukirwe neza uko igitabo cya Quran, igitabo cy'Imana Quran, hadith, imvugo z'intumwa ndetse n'ubumenyi bwa none science byose bigaragaza ububi bw'inzoga ku buzima bw'umuntu. Icya mbere turahera ku itegeko ry'Imana Nyagasani, kuko mbere na mbere habanza Imana. Turebe ese Imana yavuze iki muri Korani? Yavuze iki muri Korani ku byerekeranye n'inzoga? Allah subhanahu wa ta'ala, Imana umuremyi w'ibiremwa byose, yagiye igaragaza buhoro buhoro ko inzoga ari icyaha gikomeye. Imana Nyagasani ntabwo yadutuyeho amategeko gutyo ngo aze atugwere yose, ahubwo mu bugenge bwayo yagiye igaragaza gahoro gahoro ububi bw'inzoga, aho tubisanga muri Quran isura ya 2 aya 219, mbere y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbere intumwa y'Imana iri kwigisha ubutumwa, ntabwo yigeze ibwira abantu ko abantu bareka inzoga, ahubwo yasanze abantu banywa inzoga cyane, bakina urusimbi cyane, ariko we yigisha iyobokamana kuko ryari rikenewe cyane, ntabwo yigeze abigisha ko inzoga ibujijwe. Bityo Abayisilamu bakomeza kunywa inzoga, bakomeza gukina urusimbi. Uko inyigisho zagendaga zibacengera, hari bamwe mu basangirangendo batangiye kubona ko inzoga ari mbi ndetse n'urusimbi. Begera intumwa y'Imana sallallahu, barayibaza, ese niki uvuga ku nzoga? Niki dini yacu ivuga ku nzoga n'urusimbi? Muhammad sallallahu nta gisubizo yigeze abaha, kubera ko Imana ari itaramanura itegeko rigendanye n'inzoga n'urusimbi. Imana imaze kubona ko batangiye gusobanukirwa, batangiye gushaka kumenya ibyayo, nibwo hano muri Quran suratul Baqara aya ya 119 Imana yahise imubwira iti, yamanuye umurongo uvuga uti, yewe Muhammad, barakubaza ku byerekeye ibisindisha n'urusimbi, barakubaza ku nzoga n'urusimbi, vuga uti cyangwa se babwira iti, muri ibyo byombi harimo ingaruka zikomeye. Mu nzoga n'urusimbi harimo ingaruka zikomeye n'inyungu ku bantu. Harimo ingaruka zikomeye n'inyungu ku bantu. Imana ikomeza ivuga iti, ariko ingaruka zabyo mbi nizo zikomeye kurusha inyungu mwagize gute muzifitemo. Hano Imana ribahaye komparezo ngo bagereranye. Mu nzoga harimo inyungu, mufitemo inyungu, ariko ingaruka n'ibibi byazo nibyo byinshi kuruta inyungu mwabonamo. Hano Imana ribahaye umukoro kugira ngo bakoreshe ubwenge bahitemo. Harimo inyungu kuri mwe, ariko ingaruka n'ibibi byabyo nibyo byinshi kuri mwe kuruta ibyiza mugize gute mwabonamo. Mu ntangiriro za Isilamu inzoga n'urusimbi byari bitaraziririzwa, ariko nyuma y'uko hahishuwe umurongo nk'uko turi busange muri suratul Maida
uboneka wishurwa byahise biziririzwa burundu. Mbere y'iyi mirongo inzoga yari yemewe, abayisilamu barayinywaga n'urusimbi bagakina, ariko hano Imana itangiye kubajyana gahoro gahoro ngo ibereke ko inzoga iziririjwe. Imana yari imaze kubereka ingaruka. Ibi byerekana ko inzoga zizana ibibi byinshi kurusha ibyiza abantu bazibonamo. Uko niko kuri, ibyiza tubona mu nzoga nibyo bike cyane kuruta ingaruka zizana. Noneho Imana aha ntabwo yabujije kunywa inzoga. Noneho bijya gucika, umusangirangendo yaje mu isengesho, yinjira mu musigiti yasinze, ayobora isengesho, atangira kuvuga amagambo atandukanye n'agomba kuvugwa mu isengesho. Atangiye kuvuga amagambo nk'ayo, noneho nibwo Imana yagize ite, yamanuye indi murongo uboneka muri surati Nisa, isura ya 4 aya 43. Noneho Imana yahise ivuga ngo yemwe abemeye, ntimukegere isengesho mwasinze kugeza igihe musobanukiwe ibyo muvuga, kugeza igihe mugaruye ubwenge. Hano Imana yavuze ngo yemwe abemeye, ntimukegere isengesho mwasinze kugeza igihe musobanukiwe ibyo muvuga, igihe mwamaze kugarura ubwenge. Bivuze ngo hano Imana yabemereye ko inzoga bagomba kuzinywa, ariko niba yasinze ntaze gusenga, agasenga ari uko yagize ate, yagaruye ubwenge. Hano Imana yari itangiye kugenda ibakumira gahoro gahoro, ibabujije noneho kwinjira mu isengesho bagize gute, basinze. Ariko mbere y'isengesho na nyuma y'isengesho ibemereye gukomeza kugira gute, kunywa inzoga. Hano rero intumwa y'Imana yakomeje kubigisha. Imana imaze kubona ko hanyuma Imana imaze kubona ko ukwemera kumaze kwinjira mu mitima yabo, nibwo noneho yamanuye itegeko ribuza inzoga burundu no kuzigendera kure. Kubera ko Korani yagiye imanuka gahoro gahoro, Imana yabona igikeneye ikaba ari kimanura umurongo. Noneho Imana imaze kuba uko yamanukaga, uko umurongo wamanukaga, niko abantu barushagaho gutinya Imana. Undi murongo wamanuka, abantu gutinya Imana mu mitima yabo kukiyongera. None imaze kubona ko bamaze kuba bemera koko, nibwo Imana yabazirira inzoga burundu. Itegeko riramanuka ribuza inzoga burundu. Nk'ibyo bidahagije, none inabategeka kuzigendera kure. Ibyo tukabisanga surati Maida, isura ya 5 aya 90 kugera kuri 92 cyangwa 93, aho Imana Nyagasani ivuga iti mu by'ukuri ngo yemwe abemeye, mu by'ukuri abemeye n'abemeramana. Imana irahamagara ngo yemwe abemeye. Kandi iyo ushaka kubwira abantu bose ngo ya Yohanasu, yemwe bantu, ariko hano Imana ivuze ngo yemwe abemeye, mwe mwamaze kwakira ukwemera mu mitima yanyu. Mu by'ukuri ibisindisha, inzoga n'urusimbi no kugaragira ibigirwamana no kuraguza n'umwanda, ngo kandi ni ibikorwa bya shitani. Inzoga, urusimbi, kuraguza, guterekera ni bimwe mu bikorwa by'umwanda wa shitani. Ngo bityo mubyirinde kugira ngo mukiranuke. Ngo mu by'ukuri shitani, nk'uko twabibonye mu mateka ya Adamu, shitani ni umwanzi wacu. Ngo mu by'ukuri shitani ashaka kubateza ubugome n'inzangano hagati yanyu no kubiba amacakubiri hagati yanyu akoresheje inzoga n'urusimbi. Kandi murabizi aho dutuye tubona bakubiswa amavide mu mutwe, bagataha imitwe yacitsemo kabiri. Kubera iki? Inzoga. Mu rusimbi muzi ko batera n'ibyuma bagatwara n'ubuzima. Ngo shitani arashaka kubiba amacakubiri hagati yanyu akoresheje ibisindisha, inzoga n'urusimbi. Nk'ibyo bidahagije, akanababuza kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala, akababuza kwibuka Imana.
ndetse no gusenga. Hano twibuka ko Imana icyatumye iturema nta kindi uretse ko ari ukugira ngo tuyisenge. Inshuti bavandimwe, Shitani rero yaravuze ngo nzabayobya baturuke epfo na ruguru, uzasanga benshi badashimira. Gukoresha inzoga n'urusimbi rero harimo kugira ngo twibagirwe Imana, twibagirwe gusenga, twibagirwe kubahiriza itegeko Imana yaturemeye. Shitani arashaka kubabuza kwibuka no kwambaza Imana no kuyisenga akoresha inzoga n'urusimbi. Imana iti none se ubwo ntimukwiye kubireka? Hano nshuti bavandimwe, bamaze kumva uyu murongo Imana ivuze ngo ese ntimukwiye kubireka, nyuma y'uko mwumvise ko Shitani ashaka kubikoresha akabashyira kure y'impuhwe z'Imana, hano abayisilamu bahise bavuga bati watwamu ni watwaha, Mana twategetswe kumva no kumvira, bityo turumvise kandi turumviye, inzoga turaziretse. Bahise bayisezera Nyagasani ko inzoga bagize gute? Baziretse. 92 Imana iravuga ngo munumvire Allah Imana Nyagasani n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munirinde kunyuranya n'amategeko ye. Nimutera umugongo nyuma yo kumva ayi mirongo imanutse, nyuma yo kumvira itegeko, nimutera umugongo mumenye ko nta kindi intumwa yacu ishinzwe uretse gusohoza ubutumwa mu buryo bugaragara. Babandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, nta cyaha kuri bo gituruka ku byo bariye cyangwa banyoye mbere y'uko biziririzwa, mu gihe baba batinya Imana, birinda ibyo yabaziririje, maze bamaze kubimenya bakemera ko yabiziririje. Mu gihe bamaze kumenya ibyaziririjwe bakemera ko yabiziririje, bakanakora ibikorwa byiza, hanyuma bakarushaho gutinya Imana Nyagasani ndetse bakanayemera, baganashyira mu bikorwa amategeko ye. Nshuti bavandimwe rero, aha niho Allah Nyagasani yategetse abayisilamu gusiga inzoga burundu, kureka inzoga burundu, kuko ari igikoresho cya Shitani. Nawe ntabwo wamara ko ikintu urimo ari intwaro ya Shitani ngo kigumeho. Nshuti bavandimwe, inzoga ni igikoresho cya Shitani. Shitani ayikoresha kugira ngo abantu barwane, batongane, kandi bibagirwe gusenga no kwibuka Imana Nyagasani, kandi abibagiwe Imana nabo irabibagirwa. Abaretse gusenga Imana nta mpuhwe bateze. Ibyo byatumye intumwa y'Imana noneho ibona ihera nayo itangira kwigisha ku nzoga, kuko itegeko rimanutse, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti iyi nzoga ni nyina w'ibibi byose. Inzoga ni umubyeyi w'ibibi byose. Inzoga ituma umuntu akora ibindi byaha byose atakagombye kuba akora, urugero ubusambanyi, kwiba, kurwana, kwica ndetse no gusebanya, kubera ko iyo umuntu yanyweye ntamenye ibyo avuga, kubera ko iyo umuntu yanyweye ntamenye ibyo akora. Igice cya kabiri rero, tuvuye ku by'imyemerere, inzoga mu mibereho y'ubuzima bwa muntu. Ububi bw'inzoga ntibugarukira ku idini gusa, n'ubumenyi bwa none sayansi bwerekana ko inzoga ari uburozi butuje bwangiza umubiri gahoro gahoro. Ahambere ubwo burozi bw'inzoga buhera ni mu bwonko. Inzoga yangiza, iyo igeze mu bwonko yangiza uturemangingo tw'ubwonko, igatuma umuntu asigara nta bushobozi afite bwo gufata ibyemezo byiza, gufata ibyemezo bifite rubanda akamaro, gufata ibyemezo byamugira akamaro ku giti cye. Niyo mpamvu rero usanga abanywi b'inzoga, abasinzi bakora ibintu batazi, bwacya ugasanga bari kwicuza ku byo bakoze, ngo ariko iki kintu kuki nagikoze, ugasanga ari kwitonganya kubera ko yakoze ibintu atabizi, ubwonko bwagiye bwapfuye, hanyuma bugacya ari kugera gute, ari mu kwicuza
Bavandimwe rero twirinde kwicuza ibyo twakoze kubera ko twari twabikoze tubikoreshejwe n'inzoga. Icya kabiri, mu gifu no mu gihagararo mu buzima busanzwe, inzoga yica uturemangingo two mu gifu, igatera indwara z'impyiko n'umwijima riva. Niyo mpamvu benshi bapfa kubera indwara yo mu gifu, kubera indwara y'igifu, kubera ko inzoga igeze mu gifu irimo ibintu byinshi, irimo acide nyinshi, bashyiramo amatabi, bashyiramo ibintu bipfuye amaso, ugasanga inzoga igeze mu mubiri w'umuntu itangiye kwangiza igifu. Iyo nayo ni indwara nyinshi itana benshi kuri iyi si, inshuti bavandimwe. Mu muryango rero, ubusinzi butuma abagabo batererana abagore babo, abandi bagakubita abo bashakanye, abana bakabura emosiyo z'ababyeyi babo, bakabura urukundo rwabo. Inzoga rero zisenya urugo kandi zikabuza urukundo n'umutekano mu muryango. Mu rwego rw'imibereho rusange rero, inzoga zitera impanuka nyinshi zo mu muhanda nk'uko mubizi. Nta munsi ushobora gushira nta mpanuka ibaye kandi ishingiye ku nzoga, kugeza ubwo inzego z'umutekano zishyiraho ingamba zihariye, ariko impanuka zigakomeza kuba kubera ko abantu banze kureka inzoga. Bavandimwe, nk'aho bidahagije ubwicanyi n'ubusinzi buvuye mu tubari, iyo urebye neza usanga ibihugu bikomeye ku isi bitakaza amafaranga amamiliyaridi menshi mu buvuzi bw'indwara zituruka ku nzoga. Leta nyinshi z'ibihugu zishora amafaranga menshi atarakwiye mu kubera kuvura no kwita ku ndwara zituruka ku nzoga. Aha rero niho Allah yahereye abuza inzoga kugira ngo adukize ako kaga kose. Ibi si ukubuza ibyishimo n'umudendezo abantu. Imana ko yaratubuje kunywa izi nzoga ndetse n'urwo rusimbi, ntabwo ari ukutubuza umudendezo, nshuti bavandimwe, ahubwo ni ukubarinda, ni urwego rwo kuturinda amakuba n'akaga bizanwa n'inzoga. Inzoga rero n'uburemere bwayo mu myemerere, umuhanuzi cyangwa intumwa y'Imana Muhammad, Imana imwishimire, yaravuze ati, umuntu nk'inzoga amasengesho ye asenga amasengesho y'iminsi 40 nta na rimwe ryakirwa. Iswara 5 ntago zakirwa mu minsi 40. Hano twibukiranye ko abayisilamu dusenga amasengesho 5 ku munsi. Amasengesho 5 ku munsi ukubye n'iminsi 40 ni amasengesho 200. Ngaho reba igihombo wagira ukoze amasengesho 200 nta na rimwe ryakirwa. Kubera iki? Kubera ko umutonyi w'inzoga iyo ugiye mu kanwa ukajya mu nda, kugira ngo usohoke mu mubiri wawe bitwara iminsi 40, kubera ko inzoga ijya mu maraso. Niyo mpamvu rone y'amasengesho y'iminsi 40 atakirwa. Impamvu rero Imana atuje kunywa inzoga nuko ikeneye kwakira amasengesho yacu, kandi ntabwo ijyakira amasengesho y'umuntu wanyweye inzoga. Ndetse nanone intumwa y'Imana sallallahu yaravuze iti, ibintu byose byanduza cyangwa bihindura ubwenge byiswe hamuru rero zose zirabujijwe. Ibi bisobanuye ko atari inzoga gusa, ahubwo n'ibindi byose bihindura ubwenge birimo n'ibiyobyabwenge, itabi, urumogi, marijuana. Ibyo bintu byose bigera mu mubiri bigahindura ubwenge. Ibyo byose Imana arabitubujije. Ngaho reba aho umuntu afata amafaranga ye akajya kugura inzoga ngo yitwa donda ubwonko, donda ubwonko, ikagenda ikabujegeza, hanyuma dutakaza amafaranga muri ibyo. Uko bavandimwe, iyo rero niyo mpamvu abayisilamu tutemera inzoga, yewe uretse n'inzoga n'amazu zirimo ntabwo tuba twemerewe kwinjiramo. Kubera iki? Imana yavuze ko ari ziranindiri za shitani. Nta cyiza gikorerwa uretse ubugambanyi, nta cyiza kivugirwa uretse ubugome, nta cyiza kivugirwa uretse gucura imigambi mibi ifitiye inabi cyangwa izana inabi ku buzima bwa muntu. Conclusion rero mu gusoza, nshuti bavandimwe dusangiye igihugu, inzoga ntabwo ari ikintu gito,
ni ikintu gisenya abantu buhoro buhoro mu mubiri no mu muryango ndetse no mu kwemera. Isilamu rero yaduhaye uburenganzira bwo kunywa ibinyobwa byiza kandi birahari byinshi, urugero amazi, umutobe, amata, fanta, amaji, byose birahari. Nk'uko Imana ivuga ngo qul mina tayyibati ma razaqnakum, murye mu byiza twabahaye. Ibyiza rero birahari inshuti bavandimwe. Isilamu yaduhaye uburenganzira bwo kunywa no kurya ibinyobwa byiza, amazi, imitobe, amata n'ibindi, ariko inzoga yo Allah umuremyi waduhaye ubuzima akamenya ingaruka inzoga zifite ku buzima bwacu yarayibujije, ayibuza atari ukubangamira ibyishimo byacu, ahubwo ni ukubera ko adukunda kandi adushakira kubaho neza. Bityo rero twirinde inzoga, tuzibuze n'abandi, kandi twigishe abavandimwe bacu ko ubuzima bwiza butangirira mu kwemera no gusenga no mu kwirinda ibyaziririjwe aho biva bikagera. Bityo rero wowe tugiranye ko umusozo ndagushimira ngusabira imigisha ku Mana, nsaba Imana ko yaturinda inzoga n'ibizikomokaho, kubera ko zangije sosiyete, zangije ingo nyinshi, zitwara ubuzima bwa benshi, kandi zirimo zirayobya abantu zibakura mu kwemera Imana, ahubwo zibajyana kuba abanywi b'inzoga, ba bandi bahora bari hangover. Yewe Allah Mana nyagasani, muremyi wanjye, muremyi wacu, ndagusabye ko waturinda inzoga n'ibizikomokaho n'ibindi byose bihindura ubuzima, n'ibindi byose biyayura ubwenge, n'ibindi byose bitesha ubwenge waduhaye umurongo, bikatubuza bikadutesha inzira yawe. Aho tugusaba ko waduha kuba mu banywa ibyiza, abaharanira ibyiza, abaharanira amahoro, abubaka imiryango myiza, ndetse bakubaka n'igihugu cyabo cyiza, kubera ko ubwenge bwabo buzaba ari buzima, butari gusenywa, butari kurandurwa n'inzoga. Reka dure mu biganiro by'ubutaha rero. Ikiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe noneho ese Bibiliya yo ivuga iki ku nzoga, kuko uyitubonye Quran uko ivuga ku nzoga. Ikiganiro cy'ejo kizavuga uko Bibiliya noneho yo ivuga ku nzoga. Reka dure mu biganiro by'ubutaha rero. Wabillahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.